dusenga imana yumva gusenga. Kandi reka nkubwiraho neza amatwi, iyi Mana twizeye iratwumva kandi irashoboye. Buri kintu nabonye nta muntu n'umwe ubaho ujya uvugana n'Imana cyangwa isengesho. Isengesho dusenga iryo rigenda rigakomanga urugi rikavugana n'Imana. Haleluya. Rati erayi iryo rigenda rigakomanga urugi rikavugana n'Imana. Imana ikadusubiza. Yego. Ariko ibaza umuntu ushaka gusengera umuntu uri muri Amerika mu masegonda agasubizwa kubera isengesho. Isengesho dusenga niryo rigenda rigakomanga urugi, ngo rijya rirenga n'inyenyeri, riragenda ngo rigakomanga urugi rikavugana n'Imana. Imana ngumva Mama Grace arabuze, Mama Grace ari gusaba, Pastor ari ikintu abuze, hari amashuri y'abana. Mbese isengesho, amasengesho umuntu w'Imana asenga niyo agenda agakomanga urugi akavugana n'Imana. Kandi numva bavuga ngo musenge ubudasiba. Ni ngombwa kuko Imana yarambwiye ngo nimbwire abantu bezwe kandi bahagaraye mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Muri iyi minsi ijambo ry'Imana muri Yohana ibice byaho 14 haranditse ngo nimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana kandi na data mu mwizere, ngo kuko kwa data hari amazu menshi ngo yatabaje bambibabwiye. Aba rero basigaye baba ngo ni ba rusatusi, ni bavuga ngumva kuno bavuga umunsi Yesu yaje, umunsi Kristo yaje azamena azahindura ibyanze guhinduka. Kandi umunsi yaje abantu bazahita bamenya icyerekezo. Aba rero bene wacu iyo bageze kuri icyo cyigisho numva ko amazu yacu yamaze kuzura kera. Iyo bageze kuri iyo nyigisho bumva zana televiziyo wubake aho ugomba kuba, bakibagirwa ko aho tuzaba hamaze kuzura kera. Come on, ongera usubire ako kantu. Yes, turagarutse abakunzi ba Ringa TV show nkuko bisanzwe nakagaruka ikiganiro cyacu. Turagarutse ariko tugarutse mu yindi sura mutari musanzwe mumenyereye kandi nkuko tumaze iminsi tubibabwira, ariko n'ubundi ni byiza tubifuriza, ni byiza tubategurira kuko nicyo cyatuzanye. Rero tubahaye ikaze, ntimusinzire cyangwa se ntimurangare, ntimurebe hirya, ntimwibagirwe kandi gukora subscribe, share, like and comment, kubera yuko ibyo nibyo bidutera imbaraga zo kugira ngo dukomeze dutegure ibiganiro tunabibagezeho. Tumenye nibyo bituma tumenya nimba hari impact birimo kugira muri societe, kugira ngo dukomeze cyangwa se tugire n'ibyo twongeramo bitarimo kuboneka. Rero tubahaye ikaze nanone kandi muri kumwe na Ringa Emile nkuko bisanzwe kuri Ringa TV show. Turi kumwe n'umutumirwa Nyiranzamuhabwa n'Imana Beransira. Nyiranzamuhabwa n'Imana Beransira, ariko jye muzi ku izina ryitwa Pastor. Iryo ntago njya ndeka kurivuga. Pastor Nyiranzamuhabwa n'Imana Beransira. Ringa TV show. Pastor, turakwakiriye kuri Ringa TV show. Twaje mu zindi mbaraga. Amen. Uyu munsi ni amavuta. Amen. Turi mu mavuta y'Imana. Oya turi dusanzwe tukarimo rega gakiza. None se yagiye kwiyongera akanya. Uyu munsi wa none Imana igiye kubana natwe. Amen. Iri kumwe n'umukozi w'Imana ugomba kuba uri kumwe nayo. Na Yesu. Imana ishimwe. Uretse ko hari abantu muri iyi minsi biyita abakozi b'Imana atari nabo. Ushatse kuvuga none se ntago na Pastor Mukanya arabitubwiye. Barahari biyita b'Imana kandi ari bya bindi bimeze nk'intama mwihene nyine ntabwo bitwikiragaho ko inama kandi ari amasega. Ngari amasega agira gute? Akada reka gusharira iryinyo bararityaje. Iryinyo bararityaje turabafite ariko imbere y'Imana baragaragara. Zaba
baza babeshya imbere y'Imana baragaragara, Imana irabaza, baza babeshya. Oya, twebwe ntabwo tubazi, Imana nibaze. Ntabwo twabamenya, ariko na Bibiliya yarabivuze ngo tuzabonera ku mbuto bera. Imbuto rero zabo nizo zitwereka yuko bashobora kuba barivanze. Yego. Amasaka bakayavanga n'ibishyimbo, bakabivangura bikagora. Ariko umwami azakura urukungu mu masaka, azavangura. uzi ikintu umwami azaza gukora? Pastor, uzi ikintu azaza gukora? Genda kizi, reka ntibabwire n'abakunzi bakimenye. Azaza kumena umuceri hasi. Azaza kumena umuceri. Aritarime yadutse baravuga ngo bamenye umuceri, ariko Yesu niwe uzaza kuwumena. Azaza kumena umuceri, icyari ibanga. Reka azaza kumena umuceri, abazitegura kuyora muzaze muyore, muzaze mupakire. naho ubundi naza Haleluya, naza tuzarya duhaga umunezero. naza uwo munsi abantu bazahita bamenya icyerekezo bazajyamo. Uwo munsi yaje umunsi yaje abantu bazahita bamenya icyiciro bagomba kujyamo. Haleluya, umunsi yaje icyiciro, atari cya kindi cy'ubudehe, atari cya kindi. Bazahita bibwiriza bamenye icyerekezo bari bujyemo, atari icy'abakire n'icy'abakene. Buri muntu wese azamenya icyiciro azahita akimenya kuri uwo munsi. bazahita babimenya. Azamenya inzira, kuko n'umuntu utazi gusoma no kwandika uwo munsi azabimenya. Wowe nubanga uzahita wibwiriza umenye aho ugomba kujya. Ibi ni ibikira. Imana rero umunsi yaje izakora ku maso, izakora ku bwenge, bitangaza uko bizaba bimeze. Kuri uwo munsi azakora ku maso, uzahita ubimenya, umenye icyerekezo ugomba kujyamo kuri uwo munsi, kandi uzabimenya. Mana yanjye, ibi ni ibikira. N'abakunzi bari Inga TV Show bazamenya aho bagomba kwerekeza. Uwo munsi bazahita bamenya icyerekezo cyabo. Abadukundaga tuzahita niba rero harimo abantu biyoberanya babereka ko muri kumwe mutari kumwe, kuri uwo munsi bazabimenya, ahita bibwiriza bamenye icyerekezo bagomba kujyamo. Njyewe ndibo nabagira inama, twababwira ngo nibahindukire umwami Yesu n'umukiza abe muri bo, kandi Yesu abe muri bo, agendere muri bo, be kwita ko berabatera, kuko Yesu umunsi yaje azakura urukungu mu masaka. Oya, Yesu azagendera muri bo mu gute? Agendera muri bo gute? Uzi kugendera Yesu agomba kuba muri wowe, akagendera muri wowe. Ubundi ibikorwa byawe n'imirimo yawe yitwira ko Yesu agendera muri wowe. Kuko niba Yesu atuye muri wowe, ntabwo ugomba kwifatikanya n'ababi. Niba Yesu ari muri wowe, niba agendera muri wowe, niba akora muri wowe, hari ibintu ugomba guhunga, hari ibintu utagomba, hari ibintu mbese ugomba kwibwiriza ukajya ku ruhande rwabyo. Kuko buriya nuba umujura uzaba umujura, nuba umusambanyi uzaba umusambanyi. Yesu ashimwe. Nuba umujura uzaba umujura, nuba umusambanyi uzaba umusambanyi. Ni ukuvuga ngo rero niba ushaka, niba Yesu ari muri wowe, ugomba kwitandukanya n'ikibi. Kandi umunsi Yesu yaje ukuri, umuntu wese azibwiriza icyerekezo agomba kuba. Azamena hasi umuceri. Yesu ashimwe. Amen. Yesu natugirire neza. Haleluya. Yesu natugirire neza. Amen. Tugiye kuvuga Imana Data wa twese wari mu ijuru n'isi. Reka tubanze dusenge. Uko niko kuri. Reka tubanze dusenge. Kandi uyu munsi nifuje ko muri aya masaha Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera babane natwe. Amen. Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera babane natwe muri uyu mwanya tugiye kuvuga Imana. Kuko muri iyi minsi abantu bari kwerekana ko bera batera. Yego. Kandi iminsi turimo ntabwo twari dukwiye kumera gutyo, twari dukwiriye kwera imbuto zigaragaza ko twakijijwe. Kadusenga Imana. Mwami wacu Yesu. Haleluya. Mana Data wa twese mwiza mucunguzi. Imana y'ukuri, Imana ishoboye, Imana igira neza. Imana yatwirije kuva mu gitondo
tukaba dushyitse kuri aya masaha izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Haleluya. Hari abantu bifuje uyu munsi batawubonye, hari n'abantu bifuje kwirirwa bitashobokeye, Yego. ariko twe aratusirayi twebwe watwemereye twiriwe. Haleluya, Imana haleluya. ishimwe, Imana ihimbazwe, Haleluya. Imana ishyirwa hejuru. Watwimanye, waturinze, warinze umuntu wese urimo uduteze amatwi. Imana nihabwe icyubahiro. Haleluya. Ayataya boya sirigayi. Warwanye uranesha. Hari imbaraga ziturwanya zitwirukankana, ariko turagushimira ko watwimanye. Haleluya. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Haleluya. Tugushimiye umunsi mwiza w'umugisha, umunsi utazongera kugaruka, umunsi utazongera kuba ku buzima bwanjye. Ushimwe Mana Yesu. ndawugushimiye. Abantu bose baduteze amatwi turagushimiye ko wabahaye umunsi mwiza w'umugisha, umunsi utazongera kugaruka. Mana Habwe icyubahiro, turawugushimiye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Haleluya. Uyu mwanya mutoya abana natwe, uyu mwanya abana natwe twegere kandi wimire imigambi ya Satani. Mw'izina rya Ikintu Yesu. cyose kitavuga Imana gituze, ahubwo umugambi w'Imana uganze hagati muri twebwe. Haleluya. Turagushimiye ko uri kumwe natwe kandi iyi televiziyo ukayiha umugisha, umugambi wawe mwiza ugasohora ku buzima bwacu, ku banyarwanda, abantu bose bubaha Imana bakagubwa neza muri aya masaha, mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen. Right, abakunzi ba Ringa TV Show, reka rero haleluya. uyu mwanya tuwutange tuhereze Imana ishimwe. umukozi w'Imana, tuganire nawe kubera yuko hari ibintu byinshi dufite dukwiriye kuganira nawe, kandi twifuza yuko umwuka w'Imana waba muri twebwe, Amen. abana natwe kugira Amen. ngo namwe aho muri mudukurikiranye, Imana ibahereze umugisha, mwuka wera w'Imana yinjire mu mitima yanyu, Imana ishimwe. kugira ngo twese tubashe kuzamura icyubahiro mu bwami bw'Imana. Hanyuma Amen. rero Imana ibahereze umugisha. Dufite ikiganiro twifuza yuko twaganiraho, kandi turagenda tuza kugikomozaho n'ijambo ry'Imana, byose tubihuza. Maze iminsi ndimo nibaza ngo mbese abantu bakwiriye kubana bate, cyane cyane abantu bitwa bo mu nzu y'Imana, cyane cyane abantu bitwa abakozi b'Imana, cyane cyane abantu bitwa ko bajya basenga. Ese dukwiriye kubana gute ko babandi bitwa yuko batajya basenga n'ubundi nsigaye mbona bari bo baturusha no kubana neza? Dukwiriye kubana gute mushumba? Yewe abo bantu rero turabafite, kandi abo bantu bameze gutyo bagiye bitwikiriye agahu k'intama kandi ari amasega, abo turabafite. Ni ukuvuga ngo umuntu w'Imana, umuntu wamenye Imana, umuntu wamenye Imana, Yesu akaba muri we, akagendera muri we, agatura muri we, akwiye guhinduka, akwiye mbese kwifuza ko wabana na mugenzi wawe neza. Kuko niba uri umuntu w'Imana, ni urugero ngende pasiteri Kaze, nakwifurije icyiza kuri mugenzi wanjye. Ntabwo nakagize amacakubiri, ntabwo nakagize inzangano, ntabwo nakabibye amatiku muri bagenzi banjye. Kuko niba Yesu aba muri wowe, akaba atuye muri wowe, Yesu ashimwe cyane. Amen. Wakwifurije mugenzi wawe amahoro, Amen. wakwifuza ko mwabana neza, wakwifuza ko yava mu bwiza winjira mu bundi, wakwifuza ko uko bisa kose, wakwifuza ko niba ari no mu gihe kigoye wowe uri mu gihe cyiza, wakwifuza ko yava mu gihe kibi, kuko ni umuntu w'Imana. Ariko iyi minsi dusohezemo ni ya minsi ya Pawulo yavuze ngo ni iminsi abantu bazaba bikunda, batagikunda ababo. Iyi minsi niyo dusohoyemo, kandi turabafite banyamwigendaho, batajya bishimira ibyiza by'abandi. Yashaka ati ngewe runaka iyo mureba nubwo ari umuhanuzi cyangwa akaba afite ijambo, ngenda numva yapfa kandi ari umukozi w'Imana. Ibyo biragatsindwa. Iminsi turimo twari dukwiriye kubana amahoro nk'abantu bamenye Imana. Birashoboka kubana amahoro se muri iyi minsi uko urimo kubibona? Yewe impamvu mvuze gutyo ni uko hari fagiteri nyinshi, cyangwa se hari impamvu nyinshi zirimo kutugaragariza yuko kubana amahoro bidashoboka. Ubu muri iyi minsi abantu ntibanyamwigendaho, muri iyi minsi abantu babaye nyamwigendaho. Iyi minsi turimo abantu, inshuti zacu, abavandimwe cyangwa abo tubana n'abo dusengana, babaye nyamwigendaho. Ni ukuvuga ngo iyi si turimo irimo idukurura cyane,
iyi si turimo irimo idukurura, ni ukuvuga ngo mbese ngiye kuntu mbyumva iyi minsi turimo irimo idukurura, abantu babaye nyamwigendaho, ntabwo abantu bashaka kubana amahoro, cyangwa ntabwo abantu barimo bifuza ko niba ngewe mu rugero rwanjye, niba ngewe nkodesha nyira runaka akaba adakodesha, ni ukuvuga ngo muri abo bantu bombi harimo itandukaniro, kandi byari bikwiye ngo umuntu w'Imana niba ari mu gihe kibi, niba ari mu ngorane zikomeye, ihanganira igihe kiba arimo kugira ngo bigusunike kubana nawe mu gihe gikwiye. nimba byakunaniye kubana n'umuntu kandi witwaye kuri uwo mu nzu y'Imana, uzabana gute n'Imana kandi wakomeje kutubwira yuko dukwiriye kubana n'Imana, ngo tugendana nayo, dukorana nayo, tuvugana nayo, kandi ibyo birimo biragaragara cyane muri bamwebwe bitwa ko muri abakozi b'Imana, bitwa ko muri abashumba. Nimba bigaragara aho ngaho, ese intama mushumbye bashumba tubayeho gute? Iyi minsi turimo ni iminsi ikomeye, ni iminsi iruhije abantu b'Imana, kandi ni iminsi igoye. Yewe mu ruhande rwanjye, mu by'ukuri nk'umuntu w'Imana, nk'umuntu wamenye Imana, ngewe muri iyi minsi maze iminsi mbwira abantu nishaka gukiranuka cyane, aho abantu bareba n'aho abantu batareba. Ngewe niyo ntumbero ufite muri iyi minsi, ariko urebye umwiryane ukomeye uri mu bantu b'abakozi b'Imana, ni ukuri Imana ije guhemba no guhana. Ngewe nagira inama ku muntu wese uri mu cyimbo cyo gushaka kuzagira iherezo ryiza ry'abakiranutsi, ngewe namugira inama yo gukomera, kandi mu by'ukuri akitandukanya n'ababi, kuko naramuka abanye n'abashumba cyangwa n'abakozi b'Imana barimo bita ko bera batera, nawe azananirwa mu nzira. Ngewe rero inama namugira, nakomeza uyu mugabo amwikomezeho atarebye kuri ba bandi batandukiriye, kuko abo batandukiriye barimo bayobeje abantu benshi cyane. Ngewe namwifuriza, ngewe inama nabagira, inama nakugira, rwana intambara yo kunesha. Niba bene so baragutaye cyangwa hakaba harimo n'ibintu birimo mushobora gupfa, wowe wikwita kuri ibyo, wowe songa mbere, kuko nuvuga ngo iyi nzira ni inzira ifunganye, kandi kuyicamo guca muri iyo nzira ni ukwiyemeza. Mu gihe waba ufite ibintu by'inengate ntabwo ushobora kuyicamo, biragusaba rero Bibiliya yaravuze ngo mwene abo bantu tujye tubatera umugongo. Niba rero wowe muvandimwe ushaka gukiranuka cyane, ugakiranuka aho abantu bareba, ugakiranuka n'aho abantu batareba, abo ujye ubatera umugongo, kuko nutabatera umugongo uzasa nabo. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo benshi bazaza bitira izina rya Kristo. Twarahanuraga, twakoraga ibitangaza, twarigije, kandi bariya neza ngo sinegeze mbamenya. Bariya abantu umukozi w'Imana ni abantu bari bazi Imana neza. Bariya abantu ni abantu bari bazi Imana neza, ni abantu bazi kujya mu butayu, ni abantu bazi kwiyiriza, ni abantu bari bazi kuvuga Imana neza. Ni ukuvuga ngo mwene abo bantu kuri uriya munsi bizaba ari ibihe bikomeye cyane, bizaba ari ibihe biteye ubwoba, bizaba ari ibihe abantu mbese. Niyo mpamvu ngewe iyi minsi ndimo ninginga Imana ifashe, Imana inyambike imbaraga z'ejo. Nawe uri mu nyumva, Imana iguha imbaraga za none, iguha imbaraga z'ejo bundi, kugira ngo usengeshe umwuka iteka, kugira ngo udahura n'abo bazima babi ejo bakazatuma udatambuka, kandi Kristo yarakugeneye ubugingo buhora. Ngewe inama natanga, muvandimwe nshuti yanjye uri mu nyumva, rwana intambara nziza, kandi mwene abo bashaka kukujyana mu rwobo birinde, kuko iyi nzira, ubu bwami turimo ni inzira ifunganye, kandi nuyicamo ufite inkururanwa ntabwo uzayitambuka. Yesu atugirire neza. Pastor, abazima babi ni iki? Abazima babi ni ba bandi bita ko bera batera. Abo bazima babi turabafite no mu nsengero, no mu byumba by'amasengesho barahari. Mushobora kuba uyu munsi mwapanze amasengesho y'iminsi 3, baragushatse barakubuze, noneho uwo munsi mwashoje amasengesho
uwo munsi akaba yakufata icyemezo, kuko uwo munsi iyo muri mu bihe byiza, muri mu masengesho, umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu n'uwagukora mu jisho ntacyo wamutwara. Ariko abo bazima babi bita kobera batera, uwo munsi bajya banateranya n'uburozi, bakaba baroga itsinda ryose kandi mwari murimo musengana. Abo rero twabise abazima babi, kuko bitwikiraga uko inama kandi ari amaseka. Tumaze iminsi twumva hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu abantu bakoze igiterane cyangwa se bakoze amasengesho nyuma y'iminsi, nyuma yo kwiyakira, tukaza kumva ngo hari abantu ngo bari mu bitaro 20, 30, 40 ingahe, kandi nyine mwari muri kumwe mu masengesho, mwari muri kumwe mwitwa ngo murimo murasenga. Ibyo bintu biba byatewe na babazima babi turimo kuvuga. Aba nabo aba nibo bitwikiraga uko inama kandi bazi kwitwararika. Aba nanjye bangezeho, aba nanjye bangezeho. Byagenze gute rero? Aba nanjye bagezeho, turimo dusoza amasengesho y'iminsi 15, kandi urumva ko twari turi mu bihe byiza, kandi urumva iwanjye uko bisa kose ntabwo haza abapagani benshi. Iwanjye abantu benshi baza bashaka ni abakirisito. Turimo dusoza amasengesho y'iminsi 15, abo bazima babi twari turimo dusengana kandi bari aho ngaho, nibo baduciye inyuma turi gusoza, bafata uburozi bamunaga mu isombi. Tujya turi abantu barenga muri za 30, tuburira rimwe, ariko turashima Imana ijya yumva gusenga. Twese twararembye, twese tuguwe nabi. Imana irangumva mwana wanjye, kuko ngugiriyeho umugisha, nari ndi mu bihe byiza byo gusenga. Iramba ngo kubera ko ngugiriyeho umugisha mwana wanjye, burya n'uburozi abazima babi bamwe mwaye muri kumwe n'uburozi banaze mu isombi. Ni mwungu umuti mwese muzajya. Turashima Imana yadukijije, turashima Imana yabanye natwe. Iyo rero urumva abazima bawe turabafite, abo bita kobera batera, aba turabagwije kandi bafungana karuvati cyangwa barakenyera bakikwiza. Aba barakenyera, aba barikwiza, wabara ko batedura umuntu kandi bazi no gutera za haleluya zimwe z'imirambararo. Aba barazizi, bazi kuzitera. Abo bazima babi turabafite, oya bitwa abazima babi. N'abazima babi, n'abazima babi. Ariko Bibiliya iravuga ngo ntukareke umurozikazi abaho. Oya ni ko ijambo ryavuze muri Yesaya. Tubice se? Muri Yesaya haravuga ngo umurozi nakabeho. Burya umurozi nakwiye kubaho. Erega nabi yarabivuze ngo ntukarye ibiryo by'ijisho ribi. Uzi ko biri umuntu ukwanga, utagomba kurya ibye. Bibiliya ni kwivuga. Nuko tuzaberera imbuto gute kandi batureba ijisho ri. Ariko mwana bireravuze ngo uzajye batera umugongo. Ariko ibaze, aba turabafite, abo tubana nabo, tugendana nabo, turana nabo, twiranwa nabo. Aba turabafite. Ngewe hari iminsi namaze mfite ubutumwa bukomeye bwo gusengera data mu kuri no mu mwuka. Amen. Bwari ubutumwa bwo gutunganya ibidatunganye, bwari ubutumwa bwo kwezwa kukaye no kugatoya. Abashumba bagenzi banjye ngewe nibo bagiye kundogesha. Abashumba, abapasteri bagenzi banjye ngewe namaze igihe mbabwira nti muri iyi minsi barimo bita ku muntu w'inyuma, kandi umuntu w'inyuma afite garanti, ariko nibarimo bita ku muntu w'imbere, kandi umuntu w'imbere nasasa. Rero barimo barunda, barimo bita ku muntu w'inyuma, kandi umuntu w'inyuma afite igihe gitoya. Imana yarambwiye ngo nimbwire abantu bezwe kandi bahagarare mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Muri iyi minsi ijambo ry'Imana muri Yohana ibice byaho 14 haranditse ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana kandi na data mu mwizere, ngo kuko kwa data hari amazu menshi, ngo yatabaje bambibabwiye. Aba rero basigaye baba ngo ni ba rusatusi, ni bavuga ngo umva kuno bavuga. Umunsi Yesu yaje, umunsi Kristo yaje, azamena azahindura ibyanze guhinduka, kandi umunsi yaje abantu bazahita bamenya icyerekezo. Aba rero bene wacu iyo bageze kuri icyo cyigisho, numva ko amazu yacu yamaze kuzura kera. Iyo bageze kuri iyo ngisha bumva
zana televiziyo wubake aho ugomba kuba, bakibagirwa ko aho tuzaba hamaze kuzura kera. Come on, ongera usubiremo ako kantu. Baravuga ngo zana televiziyo atumva atari kumva, ndagira ngo koresha uko ushoboye, n'inzu wakwemera ukayitanga ukayigurisha, cyangwa intebe ukazitanga ukazigurisha, kugira ngo rateboniya ndetse ukabaranahanuye, kugira ngo ubone wubaka inzu zabamo. Bakibagirwa ko Yesu yavuze ngo aho muzaba namaze kuhategura, aho tuzaba, aho tuzaba, aho nzaba Yesu yamaze gutegura. Kiravuze ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana na Data mumwizere, ngo kwa Data, haleluya, ngo hariyo amazu menshi, ngo yatabaye mba mbibabwiye. Rero kuko barimo bita ku muntu w'imbere, barimo bita ku muntu w'imbere, baza bangumva Imana irambuye ngo koresha uko ushoboye, ngo ndabireba ngo nkabona inzu yawe itaruzura, ugomba ngo gushaka inzu uzabamo, ngo kandi ukayishakana umwete, ngo gira igitambo uzana, ngo kugira ngo inzu yawe yuzure. Kandi Data yaravuze ngumva aho tuzaba, oya kandi nitunagerayo tuzamenyana, kuko inzu yanjye yamaze kuzura, nawe irahari. Yesu ashimwe, Mana nishimwe, aho tuzaba inzu zamaze kuzura. Bavandimwe nshuti murimo munyumva, aho uzaba hamaze kuzura kera. Ubu turimo dushakisha imirimo myiza, mbese imirimo izaduherekeza, amakamba, naho uzaba hamaze kuzura kera. Bareke kutubeshya, bareke kubabeshya, bareke kutubwira ngo tuzane ibitambo, muzane ibitambo, bareke kutubwira ngo tuzane ibiguzi byo kudusengera, kandi ngo bafite n'ibiganza bishyushye. Muri Imana itagutabaye, buriya kamubwira muvandimwe, uzi ko buriya n'umuntu uguha 1000 ari ijuru riba ryasinye. Buriya uzi ko buriya nubona hari umuntu uguhaye na 2 burya ni Kristo uba wasinye. Harimo rero bavuga ninjye mutuje i Kigali, buriya yo naza kumujyana n'ibyo, oya muri gahunda y'ijuru Imana yari izi kuzaba uri i Kigali. Muri gahunda y'ijuru yari izi kuzigukarangiza. Muri gahunda y'ijuru yari izi kuzabyara abahungu n'abakobwa. Muri gahunda y'ijuru yari izi kugomba kuzagira ubuzima bwiza, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ingwano z'abakiranutsi ni icyubahiro n'ubukire n'ubugingo. Burya turi mu isi ibyo turabyemererwa, kurya no kunywa. Bari bafite ikibazo cy'ubukire batuzi, ubukire turabwemerewe, turabwemerewe. Abantu baduteze amatwi urabyemerewe. Kuki bavuga ngo abakire si abantu? Oya, ibyo nibyo abantu bivugira. Nabo bazarebe imva ya Yesu bamuhamye umuka yari imeze. Yari imva imeze neza cyane, ariko yari imva imeze neza kandi isa neza. Uri mu isi wemerwa kubaho neza. Abantu bavuga ngo ni ubutayu, ngo rwose ngo ni ikigeragezo, ngo hoya. Dusenga Imana ishobora byose, dusenga Imana yumva gusenga. Kandi reka nkubwire neza amatwi, iyi Mana twizeye iratwumva kandi irashoboye. Buri kintu nabonye nta muntu n'umwe ubaho ujya uvugana n'Imana cyangwa isengesho. Isengesho dusenga iryo rigenda rigakomanga urugi, rikavugana n'Imana. Haleluya, rati erayi, iryo rigenda rigakomanga urugi, rikavugana n'Imana, Imana ikadusubiza. Yego. Ariko ibaza umuntu ushaka gusengera umuntu uri muri Amerika, mu masegonda agasubizwa kubera isengesho. Isengesho dusenga niryo rigenda rigakomanga urugi, ngo rijya rirenga n'inyenyeri, riragenda ngo rigakomanga urugi, rikavugana n'Imana. Imana bangumva, Mama Grace arabuze, Mama Grace ari gusaba, Pastor ari ikinabuze, hari amashuri y'abana. Mbese isengesho, amasengesho umuntu w'Imana asenga niyo agenda agakomanga urugi akavugana n'Imana. Kandi numva bavuga ngo musenge ubudasiba, ni ngombwa, kuko uramutse usenze ubudasiba wazananirwa. Uramutse udasenze ubudasiba wazacogora, wasa n'abandi bose.
niyo mpamvu biri dusaba gusengesha umwuka iteka. Hallelujah. Udasengesheje umwuka iteka wasa nk'abandi. Udasengesheje umwuka iteka ni ukuri wanakwiba. Erega twebwe kamere iba muri twe, ituye muri twe. Ariko guhora tuba imbere y'Imana nibyo bituma tunesha kamere. Nibyo bituma tunesha wanasambana nawe. Ariko kubera imbaraga z'Imana guhora mu bihe byiza byo gusenga bituma unesha icyaha n'igisa nacyo. Kuko nudasenga uzasa nk'abandi. Nudasenga uzasambana. Nudasenga uziba. Nudasenga uzagira igomwa. Nudasenga ndeka nkubwe ngewe mu kintu nakijijweho nashyari ngira. Dufite ikibazo kirimo kugaragara cyane cy'abantu bajya gusenga birirwa mu masengesho mu butayu mu buvumo n'ahandi hose kandi nta kindi kibajyanye ngo ari ukuzirika. Aba turabafite ngo ni ukuzirika kandi none ko bahora basenga batubwira yuko basenga ukaba urimo kutubwira ngo dusenge duhore dusenga iteka nabo bakaba bagiye gusenga kandi cyabajyanye tukaza gusanga barimo kuzirika ibya mugenzi wabo. Hari abo mperutse kubona bagiye ngo mu butayu na hehe yafashe ibyatsi arabihambiranya arangije afata inkoni arakubita ndakubita runaka ndamuvuma ndagira gutya ibyo bintu bimeze. Abo ni babazima babi kuko umuntu wamenye Imana neza kandi reka nkubwire iki ntabwo Imana yakwita ku masengesho y'ubugoryi. Ayo ni amasengesho y'ubugoryi Imana idashobora kumva. Wenda Satani yayagiraho ububasha ariko Imana iri hejuru y'izo mbaraga. Haleluya. Imana iri hejuru y'iyo myuka. Imana iri hejuru y'abo bazima babi biyita ko berabatera. Kandi reka mbabwira abo turabafite bajya kuvuma bajya guhirika urugo rwe ndarusenye. Hoya intebe yenda yisenye nagahirwe abana bani bakige. Ntabwo Imana yakwita ku masengesho y'ubugoryi. Ayo masengesho nubwo koko barabikora sibyo Satani akabigiraho imbaraga ariko turashima Imana kuri hejuru y'izo mbaraga. Iri hejuru y'iyo myuka iri hejuru y'abo bazima babi biyita ko berabatera. Kandi ubikina nubwo bazirika bagenzi babo muri ayo masengesho nabi byabo biribana nawe nubitegereza ntabwo bajya baca mutaro. Nubitegereza ntabwo bajya batera intambwe. Nubitegereza ni ukuri pe biribana. Birashoboka Satani abigiraho ubushobozi sibyo ariko nawe ibyo burya biribana. Niyo mpamvu uzahora ubona umuntu yizengurukaho kandi avuga ngo ni umuntu w'Imana. Niba shaka babireke rero ntacyo bimaze. Njye nabagira inama zo kubireka kuko ibyo ntacyo bimaze naho byazakugeza. Kuko nuvanga urukundo rwishimira ibyiza by'abandi rwihanganira byose. Nose waba uri umuntu wamenye Imana ngo runaka mwirukanye ku kazi. Waba uri umuntu wamenye Imana ufite Yesu muri wowe kuba ngo runaka ngo ntagahirwe wose ko ntagashake wose ko washatse si nkuko kose wowe ko washatse. Abadamu bajya banakura n'amakosa akomeye cyane. Nanjye ndiwe buriya abagore ashobora kukwicisha anarira bakaba bakwica bagakurenzaho agataka ari marira. Ariko reka nkubwire nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Imana ishimwe. Nyuma y'ubu buzima turi abagore ntabwo ari beza. Abagore n'abana babi nanjye ndiwe ariko abenshi abo tubana abo tugendana nabo ntabwo bari bata kamere. Izo mbaraga zo mu isi y'umwijima ziracyababamo. Abamama harimo abamenye Imana neza harimo abayisengera mu kuri no mu mwuka. Abamama bagira urwango bakanibagirwa urabizi ubi byiza ndimo ibyishimo byinshi ifite nuko mabuko yambyariye umugabo. Buriya ataza kumubyara ntabwo mba ndi mu birori ifite. Ntabwo mba afite abana banjye 7 beza afite bigikundiro. Abana bari ndashimira mabukwe wambyariye umugabo. Wow. Yesu ashimwe. Ndamushimiye kuko ibyiza ndimo ibyishimo byose ngira nuko yambyariye umugabo. Hari abadamu rero ariko ibuka ko kantu shima Imana yuko yakubyariye umugabo. Ibyiza byose urimo nuko yamubyaye. Nashaka aba ari umurozi nashaka aba ari umugome nashaka batagukunda ariko ibirori ibyiza byose urimo nuko bugiye yamubyaye. Hari abo rero dufite Satani akunda gukoresha sibyo akabatura amabuko akwiye gupfa ariko nubwo wifuza ko yapfa ariko araho yakwicaje
hari ibyiza urimo, hari ikamba yakwambitse, hari ibirori urimo, Kabisa. hari umunezero urimo. Wenda n'umugabo ashobora kuba adakijijwe neza, ariko buriya hari icyiza wamubonye. Kuki se wavuye iwanyu? Kuki se mubana? Hari n'abadamu bajya bakora amakosa, ariko ibaza, uzi kugira umugabo, umugabo ukamuhindura nk'umwana wabyaye. Uzi kugira umugabo, ariko uzi kugira umugabo akamesa ibyaye, kandi ari umugabo wawe yaragushatse, ugakora iryo kosa. Uzi kugira umugabo wawe wagukuye iwanyu, sibyo? Ntashaka aba yaragukoye, ntashaka aba ataragukoye, ariko mwabanye mukundana, ukamukora ubufindo bukomeye ku buryo umugabo wawe umufata nk'umwana wabyaye. Yesu umunsi yaje, umunsi Yesu yaje, kandi niko n'ijambo ry'Imana ribivuga mu Byahishuwe ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano, ngo ngorere umuntu wese ibihwanye n'ibyo yakoze. Badamu murimo munyumva, kandi gufata neza umugabo, badamu wowe urimo unyumva, nanjye ndi umudamu ufite umugabo n'abana 7. Wowe wagiye gucisha inzara zikomeye ngo umugabo wawe ujye umuyobora nk'umwana wabyaye. Ni ukuri Yesu araza vuba, ibyo wamukoreye Yesu aje kuguhemba. Nudafata icyemezo cyo kumaramaza, mbikubwije ukuri nk'umuntu w'Imana ujya mu ijuru, uzi gufata umugabo ukamufata nk'umwana wabyaye. Ni ukuri hari ibintu biba biteye ubwoba, hari ibintu ureba ukumva biteye ubwoba. Uzi gufata umugabo wagukuye iwanyu ukamuteza abana ngo bamukubite, bakamukubita imbere y'abana yabyaye. Ni ukuri reka nkubwira nshuti muvandimwe, ndakwingingira Data wa twese wo mu ijuru n'isi, hinduka, va mu byo wibwira, kuko Kristo araza vuba. Ibyo bintu bigezeho ndababara. Ubundi nagiye mu kibazo cy'umumama, akajya abwira abana ngo nimumukubite ngo mumwice, ngo imitungo yose tuzayirye, akibagirwa ko begeze bavugana neza. Ariko umva ijambo rijya rimbabaza, ubu nta n'akantu keza yaba yaragukoreye, ubu nta n'akantu keza yaba yaragukoreye. Hari n'abagabo nabo bateye gutyo, ubu nta kantu keza umudamu yegeze agukorera katuma wamugirira imbabazi. Madamu, ubu nta kantu keza umutwaro wa yegeze agukorera cyatuma umubabarira. Ubundi iminsi turimo dukwiye kujya tubabarira n'abatadusabye imbabazi. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Ijambo ry'Imana ryarambwiye hano muri mu Baroma ibice byaho, mu Baroma ibice 2 ku murongo wa 7 haranditse ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakishe gukora ibyiza badacogora. Haleluya. Umva, niba ushaka kubaho, niba ushaka ubuzima, niba ushaka kuramba, niba ushaka kuva mu bwiza winjira mu bundi, shakisha gukora ibyiza udacogoye. Niba ushaka kuba umuntu ukomeye mu mujyi wa Kigali, niba ushaka kuba umuntu ukomeye ahantu hose uri, shakisha gukora ibyiza udacogoye. Yesu ashimwe, Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Niba ushaka kuramba, niba ushaka guhindurirwa amateka, gerageza gukora ibyiza kandi ubikore aho abantu bareba. Mana ishimwe, ubikore naho abantu batareba. Haleluya. Amen. Yego. Ubikore aho abantu bareba naho abantu batareba. Hari abantu rero bajya bakora amakosa, noneho bagakora ibyiza pe, akagira nk'ubuntu, Yesu akamugirira neza, Imana ikamukora ku mutima, wenda akakugurira nk'umwenda mwiza. Ejo yahura n'abantu ngo yewe, ngo buriya ngo urabizi nyira runaka, ngo burya ngo ninjye wamuguriye yakanzu, burya ngo burya ngo niyo umubona aririmba ngo cyangwa ahimbaza ngo ninjye wayiguze. Reka nkubwire, iyo iri mu mirimo izashya. Hari abantu bajya bakora imirimo, bagakora imirimo myiza, bamara gukora imirimo myiza bakaba ko bakoze imirimo myiza pe, ariko mwene iyo mirimo izashya. Iyo mirimo izashya, iyo mirimo izashya. Umugabo akagurira umugore imodoka, Yesu nagaruka umuceri uzameneka tu.
umugabo akunda nk'umugore we akagenda akamuha nk'akado y'imodoka yamara kumuha imodoka bahura n'akabazo akayimucyurira kandi wenda yayimuhaye bishimye yayimuhaye anezerewe kandi wenda n'abakirisitu birashoboka ni ukuri yayimuhaye ameze neza ariko nubwo yayimuhaye yishimye akagerekaho inyura iri mu mirimo izashya iri mu mirimo itazaramba iri mu mirimo itazagira umumaro hari abantu bajya bakora ibintu nk'ibyo akakugirira neza akagusura kwa muganga agashora amafaranga akakwishyura ukiga ukarangiza nkumva ngo ninjye wamwishyuriye iyo iri mu mirimo izashya kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo nutanga akakuboko uko niko bimenya hari abantu rero benshi barimo mudukurikiye muduteze amatwi gerageza gutuza amagambo yose wagerageje kuvuga ku kintu cyiza wahaye umuntu ibyo biri mu mirimo izashya ntacyo wakoze ndakwinginga ucyumvira ijambo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa tubishakishe gukora ibyiza tudacogoye Mana ishimwe kuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi nyuma y'umuruho nyuma y'ibibazo nyuma y'induru nyuma y'amatiku nyuma y'abazima babi hari ubundi buzima Mana ishimwe yafashijwe haleluya nyuma y'abakwanga yego kandi nakamubwira ikindi Yesu ashimwe buriya Imana twizeye Imana twakurikiye Imana igishyiramo ikinyuranyo haleluya uko niko yabigenje ku batubanjirije buriya Morodekayi na Namani nta muntu wari uzi ko yahabwa amahirwe buriya ibintu wowe udashoboye nibyo Imana idashoboye ibintu wowe udashoboye ibintu ubona birenze nibyo Imana ishoboye kuko nta muntu wari uzi ko Morodekayi yahabwa amahirwe nta n'umuntu wari uzi yuko Yesu ashimwe cyane nta n'umuntu wari uzi ko Yobu yahabwa poromosiyo yo kongererwa imyaka kandi bivuga ko imyaka Imana yamuhaye yarayikubye ndetse Imana imuha abana beza barenze aba mbere Imana iguhe poromosiyo kandi Imana iguha amahirwe ya kabiri Yesu ashimwe Yesu ashimwe wowe niba ugerageje gukora wigerekaho amagambo niba ugerageje gukora wigerekaho nduru n'urusaku wivuga ngo ninjye mubeshejeho ngo ninjyewe umutunze buriya umuntu nagwa n'ibihumbi 10 ni Kristo uba wasinye atasinye ntacyo wabona nubona umuntu akwitayeho ukabona umuntu arica arimo akora shima Imana uyizamure icyubahiro uyinezererwe burya ni Kristo uba wasinye Yesu ashimwe haleluya Yesu nashimwe amen yamwitakana abantu uriya ngo niyamaye uriya ngo ntacyo wekada burya ni Kristo uba wasinye niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwiye ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakishe gukora ibyiza badacogoye kandi yukomeje hepfo Yesu azagerekaho n'ubugingo buhoraho turashima Imana yaduteguriye ubugingo buhoraho Pastor birashoboka ko umuntu yakora ibyiza adacogoye kandi ari kumwe n'abazima babi ko mbona ari bo benshi birashoboka kuko umwuka wera niwe udushoboza umwuka wera niwe utuma tubabarira n'abatadusabye imbabazi umwuka wera niwe utuma tubireba nk'ibitariho kuko abo nta nubwo wababura tuzabana nabo kugeza igihe Kristo azazira abo ntabwo babura abo kandi ahantu umuntu w'Imana ari niho na Satani biri Imana rero tugirire neza Imana idufashe wowe ubana n'abo bantu Yesu akwambika imbaraga Imana iguha imbaraga z'ejo iguha imbaraga z'ejo bundi Imana izakurinde kugisari Imana izakurinde kunanirwa Imana izakurinde gucogora kuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima Yesu ashimwe nyuma y'ibibazo nyuma yo kubipfubyi nyuma yo gupfakara nyuma yo kuguta abantu bakwibagirwa abantu bagukuraho amaboko ariko turashima Imana idashobora kuguta idashobora kuguhana idashobora kukureka Imana twizeye ni Imana iri hejuru y'imbaraga z'abantu Yesu ashimwe Yesu nashimwe Imana twizeye
ikomeye iri hejuru y'imyuka iri hejuru y'ibitero iri hejuru y'abazima babi njye baramagurukiye abo bakozi b'Imana bajya kundogesha bajya kundogesha ndarwara ngera kure ariko ndashima Imana yarambwiye ngo senga ngo kuko amagambo wavuze arakomeye ngo wabakomerekeje oya n'uyu mwanya mukomereke kuko Yesu araza vuba kandi Yesu aje guhemba no guhana babwiza ukuri Yesu araje mwirirwa mubesha abantu mupapiranya abantu mukajya kubihereranya mukaka ibitambo bibaho n'ibitabaho n'abantu bakaba amakimbirane mu ngo abantu uko ari abantu hari undi ari umudamu mbwate ubu ngubu ngewe umugabo wanjye agiye kunyica atuzi kinanjijije ati ngewe numvishije umutima unkozeho fata 300 nari ifite mpita mbijyana ati kuko umushumba yarambwiye ngo umutima wanjye ubukuzimu ati ubwo rero ugomba kuzana ibyo 300 umutima wawe nkawukura ikuzimu umuntu wamenye Imana umuntu wamenye Imana umutima wawe ubukuzimu koko umudamu aragenda ajya kuri kote akuraho bya 300 ngo abishirire uwo mushumba ngo umutima we ngo ari kuwukura ikuzimu yarambwiye ati pastor mama gra ubu ndi mu marira ndi mu gahinda urugo rwanjye rwasenyutse umugabo ari kunkubita buri munsi wowe wakoze ibyo uri mu nyumva Yesu aje guhemba no guhana wowe uri mu nyumva wowe urimo ukora ibyo urimo wita ku muntu w'imbere kandi umuntu w'imbere afite igihe gitoya kandi twebwe turimo yita ku muntu w'imbere kuko umuntu w'imbere niwe udasaza Yesu atugirire neza Yesu adufashe wowe neza amatwi inshuti zanjye ziri hirya no hino ku isi ndayangu ngukangure Imana iguha imbaraga za nonaha iguha imbaraga z'ejo usengesha umwuka iteka Imana izakurinde kugwa isari Imana izakurinde kunanirwa Imana izakurinde gucogora kandi reka nkubwire ukomeze ushakisha ibyiza udacogoye kuko nyuma y'ubu buzima nyuma y'induru nyuma y'urusaku nyuma y'abanzi nyuma y'abarozi nyuma y'abagome nyuma y'atishimira ibyiza byawe hari Imana ibasumbya amaboko kandi icyo nzi neza nta muntu w'Imana uhora ubabaye ku gihe cyashyizweho Imana izavunja agahinda ku gihe cyashyizweho Imana izakuremera ibyishimo ku gihe cyashyizweho Imana izashyiramo ikinyuranyo ku gihe cyashyizweho Imana izakomora inguma ku gihe cyashyizweho Imana izubika inama z'ababi ku gihe cyashyizweho Imana izanyuranya amaboko y'abakugenza turimo tugana ku musozo pastor haleluya ndagira ngo udufashe kandi ufashe abakurikiranye ikiganiro cyacu abazima babi nibo benshi muri iyi minsi cyane cyane bari mu matorero kandi kubana nabo birimo biratwangiriza umubano wacu hagati yacu n'Imana ndagira ngo ibyo bintu ntekereza yuko mubyumva nk'abashumba hanyuma se uwo mubano barimo kwangiza n'iyo sura barimo gutanga hanze n'aba bazima babi dufite mu itorero turaza kubahuza gute na ba bakristo bashyashya twifuza kuzana mu itorero icyo kibazo rero urumva abo bazima babi turabafite n'abantu biyita ko bera nabo turabafite ni ukuvuga ngo ni ukuri mu gihe cyose wagira ubuntu bwo kugera mu nzu y'Imana ntabwo ugomba kwita ku by'abandi bantu barimo kuko nuramuka uje mu nzu y'Imana ukareba ku byo runaka uko ameze ukareba ku mihagararire n'imigendere ye bizatuma ucogora niyo mpamvu wowe nakwinginga wikwita ku byo kwabo wowe ukingira bwa mbere wowe ucyakira Yesu n'umwami n'umukiza komeza icyo wakiriye hatagira ugutwara ikamba ryawe kuko nuramuka urebye kw'abo bazima babi sibyo nuramuka uhuye n'umushumba umeze gutyo sibyo urimo wita ku nyungu ze urimo ushaka kwita ku muntu w'inyuma utarimo wita ku muntu w'imbere ejo azatuma unanirwa mu nzira wowe icyo nagusaba rwana intambara yo kunesha ubane n'abantu bose ariko ugire ubwenge bwo kwitandukanya kuko nuramuka ugendeye mu kigare cye ejo uzatsindwa ejo uzaneshwa ejo uzasubira inyuma uzasubira mu bibi kandi uru rugendo risonga mbere biragusaba kugira gute kwirinda abo ngabo kandi ikindi cya kabiri ukitwararika nurebe ibyo bene so barimo bagira gute bakura abakunzi b'ikiganiro Ringa TV show ibagezaho ndagira ngo duse n'abagana ku musozo
twari turimo twibaza turi kumwe n'abakozi b'Imana ngo mbese ni gute umuntu yabana n'Imana, ni gute umuntu yabana n'abandi, cyane cyane mu nzu y'Imana ku bantu bakunda kuyigeramo, hanyuma kandi uwo mubano wacu ukaza gutuma tugira n'uko tubana n'abandi hanze, cyane ko abitwa ko batakunze kugera mu nzu y'Imana cyane, abo bafite n'umubano mwinshi, bafitanye n'umubano ukomeye, kuko hari abo tujya tuganira bakatubwira ngo baba barimo gutera inkuru batebya, bakavuga ngo abantu iyo bahuriye mu kabari ntabwo bapfa gutandukana, cyane iyo bahuriye no ku gacupa kitwa Primus, ngo Primus ngo ni gahuza miryango, abo barimo barabana barabana umubano ukomeye cyane kuruta umubano w'abana b'Imana bari mu rusengero barimo kubana. Ibyo bintu nk'abashumba, nk'abakozi b'Imana turaza kubyitwaramo gute kugira ngo dukomeze kurinda cya kindi wavuze ngo dukwiriye turinde icyo twahawe? Muradufasha gute? Ikintu twafasha abo bantu b'Imana ni ukuri dusohoye mu minsi ya nyuma. Iminsi turimo ni iminsi ya nyuma pe, kandi ni iminsi ikomeye. Ngewe ikintu nafasha abo bene data, ubundi iyo umuntu abana n'Imana, iyo umuntu agira ibihe bihagije byo gusenga, bikwambika imbaraga zituma unesha isi ukanesha n'abo mu bantu. Ni ukuvuga ngo ngewe ikintu namwifuriza ni ugusenga cyane, kuko uramutse iryo jambo uvuze ni byiza, buriya n'abapagani baragabirana. Nunabireba uzasanga abantu bo mu nzu y'Imana ari banyamwigendaho, abenshi ni banyamwigendaho, abenshi bikura bizanira, nta nubwo baba bifuza ibyiza cyane ku bandi. Ababyifuza ni abantu bakira Yesu n'umwami mu mutima wabo. Niyo mpamvu ikintu nakwifuriza abo bantu bagwiza imbaraga z'umutima, bagasenga ubudasiba, bizatuma banesha isi n'abantu. Kuko utasenze Imana ngo ikwambike imbaraga, udasenze Imana ngo igushoboze, udasenze Imana ngo ikuyobore inzira nziza ugomba gucamo, watana. Kandi inama zacu ntabwo twiranwa nazo, zihura n'abo bantu batandukanye. Ngewe ikintu nabifuriza ni ugusenga cyane no kubana n'Imana cyane, bizatuma banesha, ndetse nibinjira muri icyo gicu cyabo imbaraga z'Imana zibariho, bazatsinda, kandi bizatuma urugendo rwabo ruba urugendo rwiza. Niko nge nabyumva. Gusenga ubudasiba no kugwiza imbaraga z'umutima ni ipfundo rizatuma tubasha gukomeza icyo twahawe. Ni ukuri. Bakunzi bakurikiye ikiganiro cyacu ndetse bakurikirana Ringa TV Show, reka tugane ku musozo tubabwira ngo senga ubudasiba, hanyuma ushakishe kuntu wagwiza imbaraga z'umutima, kubera yuko ufite imbaraga z'umutima abasha kubaho, kandi abasha kubaho igihe kirekire, abasha kubana n'abandi, abasha kubera abandi umugisha, abasha gutanga icyo yahawe kandi akagitanga mu gihe gikwiriye, akamenya n'uburyo agitanga. Benshi muri iyi minsi ntago bafite izo mbaraga z'umutima nyine, cyangwa se imbaraga z'umutima ni nkeya. Ariko ndagira ngo abakurikiranye ikiganiro cyangwa se abazanagikurikirana mu minsi iri imbere, abakunzi ba Ringa TV Show, wikwita ku byo urimo gucamo, wikwita ku bazima babi ibyo barimo kukunyuzamo, kuko ayo ni amateka, ibyo ni ibikomere barimo kugusigira. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo uca mu bikomeye azaba umuntu ukomeye. Reka dusoze tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Tubagushimiye mukozi w'Imana. Ntekereza yuko n'ubutaha tuzongera tukubone, kubera yuko hari ibintu byinshi, twifuza yuko uzatuganiriza, kandi uzaganiriza abakunzi bacu. Rero namwe ntimwibagirwe gukora bya bindi tubiziranyeho, ntimwibagirwe gukora subscribe, share, like and comment, kuko dukeneye kumva comment zanyu mutubwira ngo mbese abazima babi namwe mubana nabo murabazi, ese mubana nabo mu buhe buryo, mwitwara muti, ese ko bahari bamaze kugwira, wowe ubigenza ute kugira ngo ubashe gukomera muri iyi minsi benshi basa n'abarimo gucika intege. Imana rero ibahe umugisha. Ikiganiro cyacu naha tugisoreje, nakagaruka. Ciao ciao. Bye bye. Ciao ciao. Amen.